Izi nzozi rero niba warazirose, izi nzozi ngiye kukubwira niba warazirose cyangwa wazirose wajya kuzirota, menya ko ugiye kubona umugisha. Izi nzozi ni ikimenyetso simusiga cy'uko ugiye kubona umugisha. Ni inzozi ngiye kukubwira uyu munsi, nizo nzozi ngiye kukubwira. Ngiye kukubwira zino nzozi. Inzozi ya mbere. Yesu ashimwe, ndagusuhuje, nkwifurije amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana aho uherereye hose. Uyu ni umunsi wa 12 w'amasengesho, ngusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana. Muri aya masengesho turimo turabona ibintu bikomeye cyane, Imana irimo iragenda ikora ibikomeye. Ni ukuri nabonye abantu barimo bashima Imana, ndavuga nti Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Ni ukuri hari abantu barimo bashima Imana, benshi ibyifuzo bagiye bampa, barimo baranyandikira bambwira ngo byasubijwe. Harimo mwene data guturuka i Burundi, harimo mwene data uri muri Zambia, harimo ni benshi, harimo uri muri Malawi. Wambwiye ati ibya byifuzo nawe naguhaye bimwe byasubijwe. Hari abari muri Canada, hari abari muri Amerika, twagiye dutangirana aya masengesho turayasengana, kandi Imana irimo irakora ibikomeye. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Turi gusenga iminsi 21 yo gucagagura iminyururu. Hari imigozi ikwiye kukurekura, hari imbaraga zikwiye kukuvaho. Gerageza uvuge ngo birahagije. Bwira Satani umubwire ngo birahagije. Mubwire ngo ibyo unkoze, ibyo unkoreye birahagije. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Birahagije. Hari ibintu bibaye ku buzima bwawe, bwira Satani ngo birahagije. Mubwire uti enough is enough, birahagije. Satani akubujije uburyo, Satani akubujije amahoro, Satani aragutsikamiye, arakunanije. Hari imbaraga ziri kuri wowe zikubuza kubona umugisha, kandi umugisha ureba. Hari abantu babaho mu buzima ukabona amahirwe akaza agaca imbere yawe, agakomeza akajya ku bandi. Wagira kubona ukabona ibintu biraje, ubireba uzi kugiye kubifata, ariko bikagenda bikagucaho bikagenda. Byo ni ibintu Satani azana ku buzima bw'abantu kugira ngo abananize, kugira ngo abatsikamire, kugira ngo abatwaze igitugu. Hari imbaraga zigutwaje igitugu, hari imbaraga zikunaniye, hari imbaraga ziri ku buzima bwawe zidashaka kugira ahantu uzagera. Izo nizo nshaka ko dusenya. Izo mbaraga tuzisenye. Umwuka wo kutabyara, umwuka uzana uburwayi mu rugo rwawe. Igihe wabonye amafaranga niho waboneka uburwayi kugira ngo ujye kwa muganga. Muri wowe habamo ibintu Satani azana utamenya ngo bimeze gutara. Abantu muri bo bahorana ubwoba, ugasanga muri wowe uhorana ubwoba, ugasanga muri wowe nta gutuza ujya ugira, ugasanga muri wowe umutima uhora uguhagazemo. Imana y'amahoro itugire neza. Satani ajya akora ibintu ugasanga muri wowe umutima uhora uguhagazemo, ntabwo ujya utuza muri wowe, uraryama ntusinzira. Imana y'amahoro itugirire neza. Urasanga urakora ntibigenda, ntugira ahantu uva, ntugira ahandi hantu ugera. Hari imbaraga zikuboshye, hari imbaraga zikuziritse. Ugasanga mu buzima abantu baragukunda, ariko ntumenye uburyo bavuye ku buzima bwawe. Ugasanga ugira icyangiro, abantu nta muntu mukundana ngo bimare kabiri, nta muntu mugendana ngo mumarane kabiri. Iteka umuntu wese iyo mumenyanye, byanze bikunze muba muzashwana, muba muzatandukana. Uyu munsi nta fiance mumarana kabiri. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari n'undi muntu utereta bakamwanga, ugasanga uri umusore ugatereta bakakwanga. Hari umusore nigeze gusengera, yari umusore mwiza, yararangije amashuri, yarangije kaminuza, ariko buri mukobwa wese avugishije aramwanga. Ugize ngo aramwemera, iyo bigeze imbere batanduka, ajya kubona akabona yagiye nta kintu. Ariko Imana ishimwe, ubu yakoze mariage, ndamusuhuje mu izina rya Yesu. Rero hari igihe Satani azana ibintu bidasobanutse ku buzima bwawe. We wabireba ukabona ni ibintu biraho, ukabona ni ibintu bisanzwe, ukabona ntacyo bitwaye, ndetse rimwe na rimwe ukanavuga ngo buriya ngo Imana yarabyemeye. Imana idutegurira ibyiza. Imana ishimwe cyane. Imana idutegurira ibyiza. Icyo Imana yavuze kuri twe ni umugisha. Icyo Imana yavuze kuri twe ni ukutugirira neza. Icyo Imana yavuze kuri twe ni ukudutabara. Icyo Imana yavuze ni ukuduhindurira amateka. Ikiruta byose ikazaduha ubugingo. Haleluya. Niko yabwiye Petero. Petero abaje Yesu, aramubaza ngo ariko databuja, ko twasize ibyacu, haleluya, tukagukurikira, uzatugororera iki? Arangije aramubwira ngo mukiri mu isi, Imana ishimwe,
mukiri mu isi muzakubirwa inshuro 100, ariko ikirenze kuri ibyo ari nacyo gifite agaciro. Hari uguhabwa ubugingo buhoraho. Imana y'amahoro ishimwe. Ikirenze kuri ibyo ikirenze kuri ibyo hari uguhabwa ubugingo buhoraho. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubugingo rero nicyo kintu gikuru, niyo package Yesu yaduteganyirije. Rero ibyo byose Imana y'amahoro itugirire neza. Imigisha yo mu gakiza k'Imana, iyo niyo Satani agerageza gufunga kugira ngo abashe kukuriganya. Iyo niyo Satani agerageza gufunga kugira ngo utagera ku byiza Imana yaguteganyirije. Ariko haracyari ibyiringiro. Imana ishimwe. Haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe kizongera kigashibuka. Imana ishimwe. Haracyari ibyiringiro ko icyo Imana yavuganye nawe kizasohora byanze bikunze. Haracyari ibyiringiro ko umugambi Imana igufiteho uzasohora. Umugambi Imana igufiteho uzasohora. Icyo Imana yavuganye nawe kizasohora. Icyo Imana yakugambiriyeho kizasohora. Data azakugirira neza. Data azagukomeza. Data azagushyira hejuru. Data azakuzamura. Azagukomereza amaboko. Imana ishimwe. Rero turi mu masengesho. Injira muri aya masengesho dusenga. Nta kindi usabwa, nyandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Umbwira uti Prophet, ndashaka gusengana nawe. Hari ibintu dukwiriye gusengera. Mu gusenga uburyo buraboneka. Mu gusenga imisozi irariduka. Mu gusenga Imana igize ikitamurura igahindura ibyanze guhinduka. Iyo dusenze dufite Imana itabara abayo. Iyo dusenze iyi Imana iratwumva. Iyo dusenze Imana igize ikadutura imitwaro. Hari imitwaro yawe yose yizane kwa Yesu, nta kimunanira. Hari uburwayi umaranye iminsi bwakubayeho akarande. Urugo rwawe umaze iminsi urarwubatse. Hari abantu babubatse urugo ariko atarimo barwubatse, ugasanga ni urugo rukubatse, usanga urarwikoreye urarugendana. Hari abantu bagenda n'ingo bazikoreye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo wa mugabo wa mugore ngo yanyuzeho yikoreye imyenda yiwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero hari abantu baba mu buzima busanga urugo ugasanga nturwubatse nirwo rukubatse, ugasanga urarwikoreye urarugendana mu muhanda, urarugendana mbega urwikoreye ku mutwe. Ariko Imana y'amahoro ishimwe kujya irengera abantu bayo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Rero uyu munsi turi mu bihe byo gusenga, kandi ubushize narakubwiye ngo nujya ujya gusenga, ikintu cya mbere abantu dusenga n'Imana ikabatabara, mbanza kukubwira ikintu cyitwa gukiranukira Imana. Ntabwo umukiranutsi w'Imana ajya arekwa. Umukiranutsi w'Imana ntabwo ajya atabwa. Iyo wubaha Imana nawe Imana irakubahisha. Iyo wubaha Imana nawe Imana ikugirira neza. Iyo wubaha Imana, Imana ihagararana nawe. Iyo wubaha Imana, Imana ikumara umubabaro. Iyo wubaha Imana, Imana irakurwanirira. Iyo wubaha Imana, Imana igucira inzira. Iyo wubaha Imana, Imana guhagararaho. Haleluya. Iyo wubaha Imana, ikintu cyitwa kubaha Imana. Kubaha Imana bigira intego muri wowe. Vuge ngo ngiye kubaha Uwiteka. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ni wubaha Uwiteka nta kabuza nawe azakugirira neza. Ni wubaha Uwiteka nta kabuza nawe azagukomereza amaboko. Ni wubaha Uwiteka nta kabuza azagushyira hejuru. Ni wubaha Uwiteka azakubahisha. Imana itugirire neza. Kubera ko wubashye Uwiteka, kubera yuko wakunze gukiranuka. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuko wakunze gukiranuka, nicyo nange nzagukiriza. Kuko wanze ubugome bw'iyi si, nicyo nzaguhera icyubahiro. Uramenye ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze. Ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyo ivuganye nawe nonaha. Ibiguhiga ntibizabura, n'abakurwanya barakomeje. Ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyo ivuganye nawe nonaha. Imana ishimwe. Imana nyir'ijuru n'isi niyo ivuganye nawe nonaha.
Imana yaremye ijuru n'isi niyo ivuganye nawe nona, niyo ivuganye nawe kwije kukurwanirira, niyo ivuganye nawe kwije kugucira inzira, niyo ivuganye nawe kwije kugutura imitwaro, niyo ivuganye nawe kwije kugukuraho uburetwa, niyo ivuganye nawe kwije kugukuraho igisuzuguriro, niyo ivuganye nawe kwije kubohora ubuzima bwawe bwari buboshye. Imana ishimwe cyane. Yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Imana ishimwe. Yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Imana y'amahoro ishimwe. Rero abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Zaburi 125. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu biwe. Haleluya. Nk'uko Uwiteka, sibyo, nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ariko urabyumva, niko Uwiteka agose abantu biwe. Abantu b'Uwiteka nabameze gute? Nabamwubaha, bakora ibyo gukiranuka, bamaze kumenya ko hano mu isi atariho iwacu, ahubwo iwacu ari mu ijuru. Bamaze kumenya ko gakondo yabo iri mu bwami bwo mu ijuru. Kuko bamaze kumenya ko gakondo iri mu bwami bwo mu ijuru, baharanira gukora cyane, bagakorera isi nk'abayivamo, bagakorera ijuru nk'abaritahamo. Kuko bamaze kumenya ko gakondo yabo iri mu ijuru. Ariko nanone uyu munsi umukiranutsi buriya uzarwana intambara yo gukiranukira Imana, buriya nta karande ijya ibasha kumenyera umukiranutsi w'Imana. Ntayo. Kubera yuko umukiranutsi w'Imana iyo yamaze gukiranuka, ijambo rivuga ngo nuvana ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Imana ishimwe. Nuvana ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko we ntuzabagarukira. Urumva kuba nk'akanwa k'Imana, uravuga ngo nibiveho bikavaho. Ayiwe, zonima Yesu yigeze abwira abigishwa, aravuga ngo mwagira kwizera kunzinya cyane kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwiriye imisozi ngo nitabwe, ngo niranduke ikaranduka. Imana ishimwe. Ayiwe, twagira kwizera gutoya cyane, kwizera kunzinya cyane kungana n'akabuto ka sinapi. Wabwiriye imisozi ngo niranduke itabwe mu nyanja, iyi misozi ikimuka ikagenda. Ntacyakwitanga umugambi w'Imana, ihora iteka iwubereye maso. Ku manywa ituyoboza inkingi y'igicu, haleluya, nijoro ituyoboza iy'umuriro. Niyo yaturinze, niyo izaturinda, ihora iri maso ku mugambi cyane. Niyo yaturinze kandi niyo izaturinda, yihora iri maso ku mugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Rero ndagira ngo nkubwire muri ibyo umwuka arimo aravuga ngo ntabya none nta bizaza byazananya na Yesu. Nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora. Ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Kumuhanga amasiteka bizanyiza intege nke. Nshira ubwoba nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Nshira ubwoba nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Nabonye umukunzi mwiza, niwe nyiri imbabazi, niwe mujyanama wanjye, niwe undengera iteka. Nta kubaho nta n'urupfu, nta n'abadayimoni, nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu. Nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu. Nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu. Haleluya. Ngo kumuhanga amaso iteka bizanyiza intege nke. Rero ngo nshira ubwoba nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Ayizo ni mashando wiribirifa. Nshira ubwoba nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nshira ubwoba nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Nshira ubwoba nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Nta kubaho nta n'urupfu,
urupfu nta n'abadayimoni, nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu, nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu. Nshira ubwoba nshira ubute nyuma nzatabaruka. Haleluya. Ariko Mana erega Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu, washize ibanga ryange nawe kure y'amaso y'abantu. Erega Mana icyo ngukundira hagizwe n'imashando w'ibirifa nuko utameze nk'abantu, washize ibanga ryange nawe kure y'amaso y'abantu. Rimwe na rimwe Imana igisa naho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo, maze abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba umugongo. Humura yewe mwana w'umuntu, Imana ntigitererana abayo. Ibyago iyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Haleluya. Rimwe na rimwe Imana igisa naho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo, ariko ntibivuze ngo yagiye. Ibihari lelebotai nini peva nini. Umva nkubwire, Imana ibihari. Imana ishimwe. Hahandi utabona inzira, hahandi ubona ko bikomeye, hahandi ubona ko birangiye, hahandi ubona ko upfuye, Imana ibihari. Imana ishimwe. Imana ibihari kugira ngo ikore ibikomeye. Imana ibihari kugira ngo ikurwanirire. Imana ibihari kugira ngo igucire inzira. Imana ibihari kugira ngo izure ibyawe byapfuye. Imana ibihari. Uyu munsi tugiye kuganira, ngiye kukubwira Imana y'amahoro itugirire neza. Inzozi. Uyu munsi ngiye kukubwira inzozi uzarota ukamenya ko ugiye kubona umugisha. Izi nzozi nuzirota cyangwa niba warazirose, menya ko ugiye kubona umugisha. Niba ujya urota zino nzozi ukajya uzirota uko nzivuze, izi nzozi ngiye kuzivuga, niba ujya uzirota menya ko ugiye kubona umugisha. Menya ko hari umugisha ugiye kwakira. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Izi nzozi ukizirota, izi nzozi niba ujya uzirota cyangwa se warazirose cyangwa se ukaba waraye uzirose, Imana ishimwe. Imana ijya ivugana n'abantu bayo mu nzozi, ariko izi nzozi niba ujya uzirota menya ko ugiye kubona umugisha. Imana y'amahoro itugirire neza. Haleluya. Labinifo shando wiribirifai. Imana ishimwe cyane. Ndumva mfashijwe. Haleluya. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Imana ishimwe. Zonima, Imana ishimwe cyane. Umukiza niwe wankuye mu ishyamba, nsigaye mba mu murima we. No kubw'imvura n'izuba ryo mu ijuru, nshobora kwera imbuto ashaka. Amen. Anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira. Yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi. Anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira. Yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi. Ntaza nsiga nk'imfubyi, ntazampemukira, mpora mbeshwaho no kwizera gusa. Ubwo ngotesheje ingabo, ntacyo ngitinya pe, ajya ntungisha amanu yo mu ijuru. Imana ishimwe. Njya nkumbura n'umunsi
nzagera mu ijuru nzanezerwa nimureba mu maso yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi anyurura mbabaye anyiza amakuba amaganya yanjye ajya yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi. Haleluya, haleluya, Mana ishimwe. Izi nzozi rero niba warazirose, izi nzozi ngiye kukubwira niba warazirose cyangwa wazirose wajya kuzirota, menya ko ugiye kubona umugisha. Izi nzozi ni ikimenyetso simusiga cy'uko ugiye kubona umugisha. Ni inzozi ngiye kukubwira uyu munsi, nizo nzozi ngiye kukubwira. Ngiye kukubwira zino nzozi. Inzozi ya mbere, niba mu buzima bwawe ujya ubona warigeze urota, ukarota icya mbere uri kumwe n'umukuru w'igihugu, ukarota uri kumwe n'umukuru w'igihugu, mukarota ukamubona perezida wa repubulika, igihugu runaka cyangwa se igihugu utuyemo, ariko akaba ari perezida wa repubulika, ukaba waramurose uri kumwe nawe, ukabona mugendana, ukabona muri kuganira. Tera haleluya ahantu uri. Mana y'amahoro ishimwe cyane. Tera haleluya ahantu uri. Niba wararose zino nzozi, tera haleluya ahantu uri, kuko perezida ubundi ahagarariye Imana hano mu isi. Rero iyo ubonye uri kumwe na perezida, ni nkaho Imana iba yagusuye. Rero niba wararose zino nzozi, perezida muri kumwe, perezida muri kugendana, perezida ukamubona muri kumwe muri kugendana, ukaba wararose zino nzozi, tera haleluya, Imana yaragusuye. Imana iri mu ruhande rwawe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana yaragusuye. Ni ukuvuga ngo Imana yaje mu rugo iwawe, ugiye kubona umugisha. Amagambo wavuganye na perezida, ntabwo perezida amagambo avuze yavuze ngo iki ni kibe kiraba. Perezida yavuze ngo baho ubaho. Perezida avuze ngo nupfe urapfa byanze bikunze, kuko afite ububasha bwose. Mu biganza bye harimo gukiza, mu biganza bye harimo ashobora kuvuga ngo upfe cyangwa akakubeshaho. Imana itugirire neza. Rero niba wararose perezida w'igihugu runaka, ukarota muri kumwe, ukarota mugendana, ukarota muganira, Imana itugirire neza. Munsi umwe nigeze ndota ndi kumwe na perezida, turimo tuganira, turimo tugendana, Imana y'amahoro itugirire neza. Byo twavuganye hafi ya byose hatabuzemo na kimwe byarabaye. Rero twabivuganye mu nzozi, ariko iyo warose perezida, buriya perezida ni umuntu ukomeye mu gihugu. Perezida ni umuntu ukomeye, ahagarariye Imana. Ijambo ryiwe ringana n'icyo akoze. Yavuze ngo iki ngiki kibe, kigomba kuba byanze bikunze. Imana itugirire neza. Kigomba kuba byanze bikunze. Njye ndeba uburyo perezida wacu avuga ijambo rimwe ugacya cyabaye. Imana itugirire neza. Rero icyo nicyo gisobanuro cy'umuperezida. Perezida rero byanze bikunze, niba warigeze urota muri kumwe, niba warigeze urota yagusuye, niba warigeze urota yaje iwawe, zamura haleluya y'ubutsinzi. Imana yaragusuye mu buzima bwawe. Imana yaragusuye mu buzima bwawe. Imana yaragusuye. Imana itugirire neza. Nawe utari warota izo nzozi, uzazirote. Ni nziza. Nta kintu cyiza nko kurota uri kumwe na perezida mugendana, agenda kuganiriza, rimwe na rimwe akagufata ukuboko, yewe akandi akubwira amagambo y'ihumure, kandi akakubwira amagambo meza, ukarota muri kumwe. Perezida w'igihugu, Imana y'amahoro itugirire neza, yagusuye iwawe, yaje iwawe. Mana we, Imana ishimwe. Rero bishushanyije mu buryo bw'umwuka, bivuze yuko Imana yagusuye, yaje iwawe. Imana wahuye n'Imana, Imana yaje kugusura, Imana yarakugendereye, wagize umugisha. Uzamure haleluya cyane. Kabiri, ndavuga inzozi wigeze urota, ubona ufite mu biganza byawe uruhinja. Wabonye uteruye uruhinja wari uruteruye mu buryo bubiri. Usanzwe wubatse, cyangwa se ufite abana, cyangwa se nta nabo uragira,
ariko warose uteruye uruhinja cyangwa se urota uhetse uruhinja, Imana itugirire neza. Ariko muri izo nzozi wabonaga uteruye uruhinja ariko ntiwabonaga papa w'umwana cyangwa se ngo urebe umubone hafi aho ngaho. Ibi bisobanuye ibintu byinshi ariko ndabisobanura muri ubu buryo bumwe. Uruhinja ubundi mu buryo bw'umwuka rushushanya umwuka wera. Uruhinja ushushanya umwuka wera. Niba wararose uteruye uruhinja bisobanuye ko umwuka wera Imana iguhaye impano y'umwuka wera. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuvuga ngo ubonye umugisha, hari umwuka wera Imana iguhaye. Kuvuga ngo ugiye kubona umugisha mu biganza byawe. Ubundi umwana ni umugisha. Imana ishimwe cyane. Rero kurota ukikiye uruhinja bisobanuye ngo ugiye kubona umugisha. Umwana ni umugisha mu biganza byawe. Kuvuga ngo hari umugisha wakiriye. Imana ishimwe cyane. Kurota ukikiye gusa ugakikira uruhinja urarubonye. Umwana ashushanya umwuka wera, umwana ashushanya umugisha. Imana itugire neza. Umwana ashushanya marayika. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuvuga ngo marayika yaragusuye, marayika yaje iwawe. Wabonye uteruye uruhinja, marayika yaragusuye. Hari marayika waje mu buzima bwawe. Ayiwe, hari marayika waje mu buzima bwawe. Hari umugisha waje iwawe. Uyu mugisha wakire, uyu mugisha usingire. Tangira witegure gushima Imana. Yosefu yarose inzozi z'umugisha. Hari Yosefu yarose inzozi z'umugisha ngo arota ngo imibe, ngo bagiye gusenya, ngo ahambira umuba wiwe, ngo agiye kubona ngo abona imiba y'abavandimwe bibi biraguye, usigara uhagaze. Yosefu yarose umugisha, arota azayobora. Ayiwe, nubwo yari ari mu buzima buba ariko yarose azayobora. Imana itugirire neza. Arota azayobora, arota azakomera. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana itugirire neza. Arota azayobora. Nawe hari inzozi rero umaze iminsi urota ukomera, urota ugera kure, urota uba umutsinzi, urota uba umunyamugisha, urota ugera ku byiza. Haleluya. Genda ubyinjiremo, genda ubibemo, sibyo? Rero warose uruhinja, menya yuko umugisha wawe uraje. Umugisha wawe urahari, umugisha wawe urabonetse. Imana iragutabaye, Imana irakwitamururiye, Imana ikumaza umubabaro, Imana ikumaza agahinda, Imana ikinguye imiryango, Imana iremye ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe. Rero muri aya masengesho uzagenda ubona izindi, kuko nzagusobanurira inzozi ku yindi. Uyu munsi mvuze ebyiri ariko nzagusobanurira inzozi ku yindi, inzozi zisobanuye umugisha ku buzima bwawe. Nari maze iminsi mbasobanurira inzozi zizana ibyago, ariko uyu munsi ngeze kugusobanurira inzozi zizana umugisha ku buzima bwawe. Shobundi nababwiye ibintu bitatu bizana umugisha ku buzima bw'umuntu. Imana y'amahoro itugirire neza, Imana idutabare. Hari n'abambwiye bati uzadukorere n'ibituma umuntu atabona umugisha. Nabyo nzabikora, ariko Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibarengere. Uyu munsi nsobanuye inzozi ebyiri, wari umunsi wa 12 w'amasengesho. Nzongera nsobanure n'izindi, ariko nzi neza ko aho tujya ni heza, aho Imana itujyana. Turimo turajya mu mugisha wacu, turimo turajya mu mahirwe yacu, turimo turajya mu iterambere, turimo turazamuka. Icyambere, rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose birindwa, kuko iby'ubugingo ariho bikomoka. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yesu ni wowe musa mbonyemo, amahoro nifuzaga. Najyaga nyashaka sinyabone, ngasuhuza umutima iteka. None ni Yesu maza wenyine, narindi sinanemera. Kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. None ni Yesu maza wenyine, narindi zina nemera. Kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we.
najyaga njya ku iriba ry'iyi si mfite inyota nyinshi cyane, naba ngiye kunywa agakamu ubwo nuko nkayabura nkiheba, none ni Yesu maza wenyine nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we, nuzuye agahinda n'ubwihebe mbuze ibyo niringiraga, nuko amaso yanjye arahumuka ndakureba Yesu ndanyurwa, none ni Yesu maza wenyine ntari ndizina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Reka mbifurize umugisha w'Imana. Data ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima kuri Imana ivuga bikaba, utegetse birakomera. Nsengeye umuntu wari unkurikiranye, muha umugisha, mubambira amahema, mukingurira imiryango, mukorera ibikomeye, hubisasi imbaraga mbi zose z'abazimu n'abadayimoni byamutsikamiraga n'ibyamurwanyaga, ndabirwanyije mu izina rya Yesu Kristo. Abarose mu nzozi z'umugisha nizisohore kuri bo. Urakoze Kristo kugiye kubikora, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro ibamera umugisha, Imana y'amahoro ibagurira imbago, Imana y'amahoro ibakingurira imiryango. Reka nkubwire ngo ntukabure ku mwuka wera, ntukabura amata mu ijuru iwacu zirakamwa. Uwiteka umwami w'amahoro akubambira amahema. Dawidi yabuze uko abigenza, aravuga ngo iyi Mana niya, arebye uburebure bwayabona nta wabuheza, arebye ubugari bwayabona ni bunini cyane, arebye imirimo yayabona ni miremire, yibutse ko ariyo yambukije Abayisiraheli inyanja itukura, arabireba abona biramucanze, arangije aravuga ngo iyi Mana niya, kandi koko iyi Mana niya, ikwiriye kwamamara, ikwiriye guhabwa icyubahiro, ikwiriye gushimwa, yo kabyara abahungu n'abakobwa kuko ari ifite amabere yo konsa bayo. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka ku Mana. Bye.